Yesu ashimwe cyane bene data. Tugiye komeza n'igitabo cya Zaburi, tugeze ku gice cya 91. Aravuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutsinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha. Amen. Kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Amen. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro. Nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. Zaburi ya 92. Haravuga ngo Zaburi iyi ni indirimbo yo kuririmbwa ku isabato. Ni byiza gushima Uwiteka no kuririmbira izina ryawe ishimwe usumba byose, kwerekana imbabazi zawe mu gitondo n'umurava wawe uko bwije. Tubwira inanga y'imirya 10 na neberu, tubwirisha inanga ijwi ry'uwibwira. Kuko wowe Uwiteka wanyishimishije n'umurimo wakoze, nzavugishwa impundu n'imirimo y'intoki zawe. Uwiteka, erega imirimo wakoze irakomeye, ibyo utekereza bifite uburebure bw'ikijyepfo. Umuntu umeze nk'inka ntazi ibi, umupfu ntabimenye. Iyo abanyabyaha barutse nk'ibyatsi, kandi inkozi z'ibibi zose iyo zeze, ni ukugira ngo barimbuke iteka. Ariko wowe Uwiteka ushizwe hejuru iteka ryose. Amen. Dore abanzi bawe Uwiteka, dore abanzi bawe bazarimbuka, inkozi z'ibibi zose zizatatama. Ariko washyize hejuru ihembe ryanjye nk'iry'imbogo, nsizwa amavuta mashya, kandi ijisho ryanjye ryarebye ibyo nshakira abanzi banjye. Amatwi yanjye yumvise ibyo nshakira abanyabyaha bampagurukiye. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka, bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazagumya kwera no mu gusaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe gitare cyanjye ntarimo gukiranirwa na guke. Amen. Igice cya 93. Uwiteka ari ku ngoma yambaye icyubahiro. Uwiteka arambaye yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Intebe yawe yakomeye uhereye kera, wowe uhoraho wahereye kera kose. Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo. Inzuzi zitera hejuru guhorera kwazo. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru, abirusha imbaraga. Amen. Ibyo wahamije ni byo kwiringirwa cyane. Uwiteka, kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. Amen. Zaburi ya 94. Uwiteka, mana yo guhora inzigo, mana yo guhora inzigo rabagirana. Wa mucamanza w'abari mu isi we, wishyire hejuru, witure abibone ibibakwiriye. Uwiteka, abanyabyaha bazageza he? Abanyabyaha bazageza he kwishima? Badudubiranya amagambo bavuga iby'agasuzuguro. Inkozi z'ibibi zose zirirarira. Uwiteka, bamenagura ubwoko bwawe, bababaza umwandu wawe. Bica umupfakazi n'umunyamahanga, bica n'imfubyi, bakavuga bati Uwiteka ntari bubibone, Imana ya Yakobo ntiri bubyiteho. Mwabameze nk'inka mwe bo mu bantu, mwite kuri ibi. Mwabapfu mwe, muzagira ubwenge ryari? Iyashyizeho ugutwi ntizumva? Iyaremye ijisho ntizareba? Ihanisha amahanga ibihano ntizahana? Si yo yigisha abantu ubwenge?
Uwiteka azi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa gusa. Uwiteka, hahirwa umuntu uhana ukamwigishisha amategeko yawe, kugira ngo umuruhure iminsi y'amakuba n'ibyago, kugeza aho abanyabyaha bazacukurirwa ubushya, kuko Uwiteka atazata ubwoko bwe, kandi atazareka umwandu we, kuko guca imanza kuzasubira ku kutabera, kandi abafite imitima itunganye bose bazabishima. Ninde uzahaguruka akantabara kurwanya abanyabyaha? Ninde uzahaguruka mu ruhande rwanjye kurwanya inkozi z'ibibi? Iyo Uwiteka ataba umutabazi wanjye, ubugingo bwanjye buba bwaratuye vuba ahacecekerwa. Nkivuga nti ikirenge cyanjye kiranyereye, imbabazi za Uwiteka zarandamiye. Iyo ibyo bishidikanya byinshi bimpagaritse umutima, ibyo umpumuriza byishimisha ubugingo bwanjye. Amen. Mbese intebe y'abanyarugomo izafatanya nawe? Bagira amategeko urwitwazo rw'igomwa, bateranira gutera ubugingo bw'umukiranutsi, bagaciraho iteka amaraso atariho urubanza. Ariko Uwiteka ni igihome kirekire kinkingira, Imana yanjye ni igitare cy'ubugingo bwanjye, kandi izabagaruraho gukiranirwa kwabo, izabarimburira mu byaha byabo. Uwiteka Imana yacu izabarimbura. Amen. Igice cya 95. Nimuze turirimbire Uwiteka, tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu. Tujye mu maso ye tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo. Kuko Uwiteka ari Imana ikomeye, ni umwami ukomeye usumba ibigirwamana byose. Ikuzimu hari mu kuboko kwe, kandi impinga z'imisozi nazo nize. Inyanja niye, niwe wayiremye, intoki ze nizo zabumbye ubutaka. Nimuze tumuramye twunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu, kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icyanya cye, turi intama zo mu kuboko kwe, Uyu munsi icyampa mukumva ijwi rye, ntimwinangire imitima, nk'uko mwayinangiriye i Meriba no ku munsi w'imasa mu butayu, ubwo ba sekuruza wanyu bangeragezaga, bakantata bakabona umurimo wanjye. Narakariye ab'icyo gihe imyaka 40, ndavuga nti ubu ni ubwoko buhora buyoba mu mitima yabwo, kandi ntibamenya inzira zanjye. Nicyo cyatumye ndahirana umujinya nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Igice cya 96. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, mwabari mu isi mwese mwe, muririmbire Uwiteka, muhimbaze izina rye, mwerekane agakiza ke uko bukeye, mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose. Kuko Uwiteka akomeye, akwiriye gushimwa cyane, kandi ateye ubwoba arusha ibigirwamana byose. Kuko ibigirwamana by'amahanga byose ari ubusa, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. Icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza biraherahe. Mwa miryango y'amahanga mwe, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro. Muze mu bikari bye muzanye ituro, musenge Uwiteka mwambaye ibyera, mwabari mu isi mwese mwe, muhindire umushitsi imbere ye. Muvugire mu mahanga muti Uwiteka ari ku ngoma, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Azacira amahanga imanza zitabera, ijuru rinezerwe, isi yishime, inyanja ihorerane n'ibiyuzuye, ikigarama cishimane n'ibikirimo byose. Nibwo ibiti byo mu ishyamba bizaririmbishwa n'ibyishimo imbere y'Uwiteka, kuko agiye kuza agacira abari mu isi imanza, azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zihwanye n'umurava we. Amen. Igice cya 97. Uwiteka ari ku ngoma, isi yishime, ibirwa binezerwe uko bingana. Ibicu n'umwijima biramukikiza, gukiranuka no guca imanza zitabera n'ifatiro z'intebe ye. Umuriro uramubanziriza, ugatwika ababisha be impande zose. Imirabyo ye yamurikiye isi, ubutaka burabireba buhinda umushitsi. Imisozi iyagira nk'ibimamara imbere y'Uwiteka, imbere y'umwami w'isi yose. Ijuru rivuga gukiranuka kwe, amahanga yose yarebye ubwiza bwe. Abasenga ibishushanyo bibajwe bakirata iby'ubusa bamware, ibigirwamana byose biramuramya. Siyoni yarabyumvise iranezerwa, abakobwa ba Yuda bishimishwa n'imanza za zitabera Uwiteka.
kuko wowe Uwiteka usumba byose, ugategeka isi yose, ushizwe hejuru cyane y'ibigirwamana byose. Mwabakunda Uwiteka mwe, mwanga ibibi, arinda ubugingo bw'abakunzi be, abakiza amaboko y'abanyabyaha. Umucyo ubibirwa umukiranutsi, umunezero ubibirwa abafite imitima itunganye. Mwabakiranutsi mwe, mwishimire Uwiteka, kandi mushime izina rye, ari ryo rwibutso rwo kwera kwe. Amen. Igice cya 98 avuga ngo Zaburi. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera yabizanishije agakiza. Uwiteka yamenyekanishije agakiza ke, gukiranuka kwe yakwerekanye ku mugaragaro mu maso y'amahanga. Yibutsa imbabazi ze n'umurava we kubigirira inzu y'Abisiraheli. Abo ku mpera y'isi hose barebye agakiza k'Imana yacu. Mwabari mu isi mwese mwe, muvugirize Uwiteka impundu, musandure muririmbishwe n'ibyishimo. Muririmbe ishimwe, muririmbire Uwiteka ishimwe, mubwira inanga, muririmbe indirimbo. Muvugirize impundu imbere y'Umwami Uwiteka n'impanda n'ijwi ry'ihembe. Inyanja ihorerane n'ibiyuzuye, n'isi n'abayibamo bose. Inzuzi zikomeye mu mashyi, imisozi iririmbire hamwe, iririmbishwe n'ibyishimo imbere y'Uwiteka, kuko agiye kuza agacira abari mu isi imanza. Azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zitunganye. Amen. Igice cya 99. Uwiteka ari ku ngoma, amahanga ahinze imishitsi, yicaye ku bakerubi, isi iranyeganyega. Uwiteka muri Siyoni arakomeye, kandi ari hejuru y'amahanga yose. Bashime izina ryawe rikomeye riteye ubwoba, ni wewe wera. Imbaraga z'umwami zikunda imanza zitabera, ni wowe ukomeza ibitunganye. Imanza zitabera no gukiranuka ni wowe ubikorera mu ba Yakobo. Mushyire hejuru Uwiteka Imana yacu, kandi musengere imbere y'intebe y'ibirenge bye, ni we wera. Mose na Aroni bo mu batambyi be, na Samweli bo mu bambazaga izina rye, bambazaga Uwiteka akabasubiza. Yababwiriraga mu nkingi y'igicu, bakitondera ibyo yahamije n'amategeko yabategetse. Uwiteka Mana yacu warabasubizaga, wari Imana ibabarira, nubwo wabahoraga ibyo bakoraga. Mushyire hejuru Uwiteka Imana yacu, musengere ku musozi we wera, kuko Uwiteka Imana yacu ari uwera. Amen. Tugeze ku gice cy'ijana, haraga ngo Zaburi yo gushima. Mwabari mu isi yose mwe, muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Amen. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza. Mumushime, musingize izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Umurava we uhoraho ibihe byose. Amen. Tugeze ku gice cy'101, haraga ngo Zaburi ya Dawidi. Ndaririmba imbabazi no guca imanza zitabera. Uwiteka ni wowe ngiye kuririmbira ishimwe. Nzitondera kugendera mu nzira itunganye. Uzaza aho ndi ryari? Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye, sinzagira ikintu kidakwiriye anshyira imbere yanjye. Nanga imirimo y'abiyobagiza, nizomekana nanjye. Umutima ugoramye uzamvaho, sinzamenya ikibi. Ubeshyera mugenzi we rwihereranwa nzamurimbura. Ugamika akagira umutima wibona, sinzamwihanganira. Amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu, kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Uriganya ntazaba mu nzu yanjye, ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Uko bukeye nzica abanyabyaha bo mu gihugu bose, kugira ngo nzimbure inkozi z'ibibi zose, nzimare mu rurembo rw'Uwiteka. Igice cy'102, haga ngo gusenga k'umunyamubabaro iyo umutima we uguye isari, agasuka amaganya ye imbere y'Uwiteka. Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho. Ntumishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye. Untegere ugutwi ku munsi ntakiramo, unsubize vuba. Kuko iminsi yanjye ishirira mu mwotsi, amagufwa yanjye yaka nk'urumuri. Umutima wanjye umeze nk'ubwatsi bukubiswe urumye, kuko nibagirwa kurya umutsima wanjye.
ijwi ryo kuniha kwanjye ritumye amagufwa yanjye yumatana n'inyama yanjye. Meze nk'uruyongoyongo rwo mu butayu, mpindutse nk'igihunyira cyo mu misaka. Mba maso, mpindutse nk'igishwi kiri ku ipfundo ry'inzu cyonyine. Abanzi banjye barantuka umunsi ukira, abashajijwe no kundakarira bangize intukano. Kuko ndya ivu nk'umutsima, mvanga ibyo nywa n'amarira, kubw'uburakari bwawe n'umujinya wawe, kuko wanteruye ukanta. Iminsi yanjye ihwanye n'igicucu kirehutse, kandi numye nk'ubwatsi. Ariko wowe Uwiteka uzicara ku ntebe y'ubwami iteka, urwibutso rwawe ruzahoraho ibihe byose. Uzahaguruka ubabarire Siyoni, kuko igihe cyo kuhababarira gisohoye. Ni koko igihe cyategetswe kirasohoye. Kuko abagaragu bawe bishimira amabuye yaho, bababarira umukungugu wawo. Bizatuma amahanga yubaha izina ry'Uwiteka, n'abami bo mu isi bose bakubaha icyubahiro cyawe. Kuko Uwiteka azaba asanye i Siyoni, kandi abonekanye icyubahiro cy'ubwiza bwe. Yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Ibyo bizandikirwa b'igihe kizaza, ubwoko buzaremwa buzashima Uwiteka, kuko azaba arebye hasi ari hejuru ahera he. Uwiteka arebeye isi mu ijuru, kugira ngo yumve kuniha kw'imbohe, abohore abategekewe gupfa, ngo abantu bogereze izina ry'Uwiteka i Siyoni, n'ishimwe rye i Yerusalemu, ubwo amahanga n'ibihugu by'abami bizateranira gukorera Uwiteka. Yacishirije bugufi imbaraga zanjye mu nzira, yagabanyije iminsi yanjye. Ndavuga nti, Mana yanjye, ntunkureho ngicagashije iminsi yanjye. Imyaka yawe ihoraho ibihe byose. Mbere na mbere washyizeho urufatiro rw'isi, n'ijuru ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashira, ariko wehoho uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, uzabihindura nk'uko imyambaro ikuranwa, bibe bihindutse ukundi. Ariko wehoho uri uko wahoze, imyaka y'ubugingo bwawe ntizashira. Abana b'abagaragu bawe bazahoraho mu gihugu, urubyaro rwabo ruzakomerezwa imbere yawe. Amen. Igice c'103 haravuga ngo Zaburi ya Dawidi. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera zirenganura abarenganywa. Yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isiraheli. Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Ntakomeza kurwanya iteka, ntagumana umujinya iminsi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana abagirira ibambe, niko Uwiteka arigirira abamwubaha. Kuko azi imiremerwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Amen. Iby'umuntu iminsi ye imeze nk'iy'ubwatsi, nk'ururabyo rwo ku misozi niko ashisha. Kuko umuyaga urunyuraho rugashira, ahantu harwo ntihazarumenya ukundi. Ariko imbabazi Uwiteka agirira abamwubaha, zahereye kera kose, zizageza iteka ryose. Gukiranuka kwe kugera ku buzukuru babo, niko agirira abitondera isezerano rye, bakibuka amategeko ye bakayakomeza. Uwiteka yakomeje intebe yo mu ijuru, ubwami bwe butegeka byose. Muhimbaze Uwiteka mwa bamarayika be mwe, mwa banyambaraga nyinshi mwe, basohoza itegeko rye, mukumvira ijwi ry'ijambo rye. Muhimbaze Uwiteka mwa ngabo ze zose mwe, mwa bagaragu be mwe, bakora ibyo akunda. Muhimbaze Uwiteka mwa mirimo ye yose mwe, mumuhimbarize ahantu ategeka hose. Umutima wanjye himbaza Uwiteka. Amen.
Igice cyawe cy'104. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera, wambara umucyo nk'umwenda, usanzura ijuru nk'umwenda ukinze mu ihema. Ashinga inkingi z'insenge ze ku mazi, ibicu abigira igare rye, agendera ku mababa y'umuyaga, agira abamarayika be imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Yashyiriyeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega iteka. Wayambitse inyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi miremire. Ahungishwa no guhana kwawe, yirukishwa no guhinda kw'inkuba yawe. Imisozi ishyirwa hejuru, ibikombe birika. Agera ahantu wayategekeye ingabano atabasha kurenga, kugira ngo atagaruka akarengera isi. Yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi. Inyobwa n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, imparage nazo zishira inyota. Inyoni n'ibisiga byo mu kirere biba kuri iyo migezi, bishwigirira mu mashami. Ivubira imisozi imvura ivuye ku nsenge ze, ubutaka buhazwa n'imbuto z'imirimo yawe. Amereza inka ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu. Amen. Kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, ngo aboneranishe mu maso habo amavuta, kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Amen. Ibiti by'Uwiteka birahaga, imyerezi y'i Lebanoni yateye. Iyo inyoni n'ibisiga byarikaho ibyari, inzoyo ifite inzu yayo ku miberoshi. Imisozi miremire ni iy'ihene zo mu ishyamba, ibitare n'ubuhungiro bw'inkwavu. Yashyiriyeho ukwezi kumenyekanisha ibihe, izuba riza igihe rirengera. Uzana umwijima rikaba ijoro, nibwo inyamaswa zo mu ishyamba zose zisohoka zomboka. Imigunzu y'intare yivugira umuhigo wayo, ku Mana niho ishakira ibyo kurya byayo. Izuba ryarasa zikagenda, zikaryama mu masenga yazo. Abantu bagasohoka bakajya mu mirimo yabo, no ku muruho wabo bakageza nimugoroba. Uwiteka, erega imirimo yawe ni iy'uburyo bwinshi, yose wayikoresheje ubwenge. Isi yuzuye ubutunzi bwawe. Dore iriya nyanja nini ngari, irimo ibigenda bitabarika, inyamaswa ntoya n'inini. Niho inkuge zigenda, niho Lewiyatani iri waremeye kuyikiniramo. Amen. Ibyo byose bigutegerereza kugira ngo ubigaburire ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Biyora ibyo ubihaye, upfumbatura igipfunsi cyawe bigahaga ibyiza. Uhisha mu maso hawe bigahinda umushitsi. Ubikuramo umwuka bigapfa, bigasubira mu mukungugu wabyo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, ubutaka ubusubizaho ubugingo bushya. Icyubahiro cy'Uwiteka gihoreho iteka. Uwiteka yishimira imirimo ye. Niwe ureba isi igahinda umushitsi, akora ku misozi igacumba. Nzajya ndirimbira Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ishimwe ngifite ubugingo. Ibyo nibwiye binezeze, nanjye nzajya nishimira Uwiteka. Abanyabyaha barimbuke bashire mu isi, ababi be kubaho ukundi. Umutima wanjye himbaza Uwiteka. Alleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Iki ni igice cyiza cyane kitwereka uburyo Imana yacu ihambaye, yabivuze byose, yandika ibyinshi ibyo uburyo Imana yacu ishoboye. Ni Imana y'inyembaraga, ni Imana, kuvuga Imana rimwe na rimwe biranagoye. Iyo turebye ibintu byose yaremye, ukuntu ibintu byose bikoze nk'uko yabivuze. Izuba rimenya igihe rirasira, umwijima ukamenya, mbese inyoni zikamenya aho zitaha, igaburira inyoni, igaburira amafi yo mu mazi. Imana ni ukuri, ni Imana ihambaye, imirimo yayo irakomeye, birenze ubwenge bwacu nk'abantu. Rero ni ukuri Imana ishimwe. Niyo mpamvu usabira umuntu wese utaramenya Imana, utayizera, ufashe Bibiliya ugasoma cyangwa ukitegereza ibiri ku isi byose. Ibyayo byose iby'isi ntabwo byizanye gutyo, ntabwo ibintu byose tubona ari ibintu byaje gutyo, hari uwabiremye. Rero ufashe umwanya wawe ukabitekerezaho, wabona ko koko hari Imana ikomeye yakoze ibyo byose. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi tugiye kugarukiriza hano. Imana ikomeze kubarinda.